nibyo koko byari bihagije ngo mu kinyejana cya 10 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo ingabo z'abanyabakitani cyangwa se abariyo dynasty b'abasogongezi ba mbere w'umutanga w'urupfu. Umutanga w'urupfu Imbunda ni mu kinyejana cya 10 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ikibaho gisabwa gusa no gukanda ku mbarutso ubundi akavamo akuma gato cyane ku muvuduko udasanzwe urahumbye ugahumbura kageze iyo kajya. Ni isasu tuvuga ubu ngubu, isasu tubona uyu munsi ibihugu mpuzamahanga by'ibihangage bikangishanya bigaterana ubwoba. Ese undi kavuye hehe? Kakozwe ryari? Imbunda ku isi nzima dutuye yakozwe ryari? Yazanywe nande? Yabonye izuba ryari? Ni hehe yagaragaye bwa mbere ku isi nzima dutuye? Mu gusobanukirwa ibyo byose, niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube, nta kosa wakoze kuba wisanze kuri uyu muyoboro mushya. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu byose. Iyi ni Sina Daily, njye ndi Sina n'amayobera. Ikaze. Mozi Modi n'abasizi be b'Abashinwa nibo ba mbere ku isi bagize igitekerezo cyo gukora ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyarasa kikarekura ikintu icyo ari cyo cyose cyangiza kugira ngo cye gikoreshwa ku rugamba. Gusa imbunda nyirizina yaje mu Bushinwa agana mwaka wa 800 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Abashakashatsi ba mbere bakoze imbunda bari Abashinwa, ariko ngoma ya Tang kuva hagana mu mwaka wa 850 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Gusa nubwo utazigera wumva mu mateka nta hantu na hamwe bavuga umuntu wa mbere wakoze gunpowder cyangwa se powder ikoreshwa mu mbunda. Imbunda ya mbere yitwaga firelands, niyo mbunda ya mbere yakoreshejwe ku isi nzima dutuye, yitwaga firelands, umuhondo urasa umuriro. Ese ubundi firelands imbunda ya mbere ku isi yakoraga ite? Yakoreshwaga ite? Yakorewe hehe? Firelands yari igiti cyangwa icyuma gikonje cyane cyafungwaga imbere nk'inkoni bakagishyiramo igisasu giturika gunpowder cyangwa se powder. Cyavumbuwe n'Abashinwa ba Buddha bavangaga salite, potassium ndetse na nitrate, ubwo yari amakara ndetse n'ibumba. Iyo bacanagaho umuriro inyuma byarakaga cyane bigaturuka ku muriro udasanzwe ndetse kandi bikohereza urufuni imbere. Ibyo byari nk'inkomoko ya mbere y'imbunda, gusa ibuka neza ko itarasaga amasasu ahubwo yarasaga ibyuma ndetse n'umuriro mwinshi cyane. Ese ubundi inkomoko gun rituruka hehe? Ryahanzwe nande? Ijambo gun rituruka mu cyongereza cya kera gisobanuye gun, cyafashwe n'abanya-Viking, ariko inkomoko yaryo nyakuri ntago ari gun ahubwo ni Gunhilda, izina ry'umugore rikomoka ku rugamba. Ese ubundi ko twumvishe firelands yakozwe mu mwaka wa 850 nyuma y'ivuka rya Yesu, imbunda ya mbere ku isi nzima dutuye yarasaga amasasu yakozwe ryari? Mu Burayi habonetse imbunda ya mbere ku isi mu kinyejana cya 13 ahagana mu 1280 kugeza mu 1300 biturutse ku bumenyi bwakorewe mu Bushinwa binyuze mu Barabu. Ubwo ndavuga imbunda ya mbere ku isi nzima dutuye yarasaga amasasu. Imbunda za mbere zarasaga isasu rimwe zifashishije igisasu cy'inkomoko yo mu Bushinwa, ariko zifite tube y'icyuma yifashishwaga cyane cyane mu gushyiramo gunpowder cyangwa se isasu. Firelands twayirekare tuvuga cyari igikoresho cyoroshye cyane, cyaje mu kinyejana cya 10 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Cyari igikoresho cyoroshye cyane kigizwe n'inkoni ndetse n'umwobo ushyirwamo umwotsi w'ibisasu cyangwa se gunpowder, mu kinyarwanda ni powder, n'ibindi bintu byose byangizaga cyane byoherezwaga ku mwambi cyangwa se ku nkoni. Twigarukire gatoya. Long hand cannon imbunda ya mbere ikomeye ku isi mu kinyejana cya 13 mu 1288. Long hand cannon ni imbunda ya mbere ikomeye izwi ku isi, yakozwe mu Bushinwa mu mwaka w'1288. Ari igikoresho cy'icyuma gito cyarasaga amasasu gikoreshwa mu ntambara. Ese ubundi firelands yaba imbunda ya mbere ku isi nzima dutuye yarasaga umuriro ndetse n'ibiceceti by'ibyuma, ndetse n'imbunda ya mbere yarasaga amasasu long giant hand cannon. Izi mbunda zakoreshwe bwa mbere hehe? Bwa mbere ku isi zahitanye bande? Aho yakoreshejwe bwa mbere ni mu Bushinwa agana mu ntambara y'Abasong ndetse n'Abakitani yo mu kinyejana cya 10 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Yifashishijwe cyane cyane mu ntambara y'Abakaifeng muri 979 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo mu gace k'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Ingabo z'abanya-Song dynasty zayikoresheje zititira ibishashi by'umuriro ndetse n'ibyuma ku banzi babo. Icyo uzakora cyose ntago uzigera wumva mu mateka izina bwite ry'umuntu yihariye waba warishwe n'imbunda ya mbere ku isi nzima dutuye. Gusa ingabo z'abanyabakitani iyo dynasty nibo bagabwe bitero bya mbere, aho yahitanye abantu benshi cyane bishwe n'ibisate by'ibyuma ndetse n'umuriro. Ibuka neza ko iyi mbunda itarasaga amasasu ahubwo yarasaga ibiceceti by'ibyuma ndetse n'umuriro. Tugarutse gato nta kosa twaba dukoze. Imbunda yarashe isasu bwa mbere ku isi ni hand cannon yakoreshejwe bwa mbere mu ntambara y'Abasingyang mu 1274 kugeza mu 1276 mu ntambara hagati y'Abasong dynasty ndetse n'Abamongol Empire.
ingabo z'abamangori zayikoresheje ku mudugudu urinzwe cyane zigahitana abasirikare b'abashinwa bari ku nkuta. Igihugu cya mbere cyakoreshwemo intwaro ya mbere ku isi ni Ubushinwa, ubwoko bwari Firelands ndetse na hand cannon. Mu mwaka wa 950 kugeza mu mwaka w'igihumbi 280 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, abapfuye ba mbere bari ingabo z'abanyariyo dynasty ndetse n'abasanga. Ndahamya ko nta kosa wakoze kuba wisanze kuri iki kiganiro. Icyo usabwa ni ukuba kanze ku nzogera. Ikosa rya mbere waba wakoze ni uko wabonye ikiganiro cyose ukaba utarakanda ku nzogera ngo ufungure handitse all. Ubundi ubane natwe mu biganiro byacu byose ndetse n'iby'ubutaha. Njye ndi Sina n'amayobera. Iyi ni Sina Daily. Nawe utaha.